Murakoze abateze amatwi IBTV Rwanda, turabashimiye kandi tubashimiye ko mukunze kubana natwe umunsi ku munsi. Mwarakoze guhitamo neza, mufite amahitamo meza rwose, ntabwo twatinya kubibabwira kuko mwahisemo kubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi. Umunsi ku munsi uko bugiye bucya nuko bwira tugenda twunguka, imirimo y'Imana turayibona cyane kuri twebwe no ku bandi, ku nshuti zacu n'abavandimwe. Imana tuyihaye icyubahiro. Hanyuma nk'uko mubibona uyu munsi turi kumwe n'umutumirwa. Imana yashimye ko tubana nawe, ni umumama mwiza cyane. Mama, uraho neza? Uraho neza. Amakuru ni meza. Murashima Imana? Turashima umwami w'abami. Yesu yatugiriye neza. Imana ishimwe cyane. Nk'uko mubibona turi kumwe n'umumama imbere yacu, aje kutubwira imirimo n'ibitangaza Imana yamukoreye, kandi ni byiza rwose kwamamaza Kristo muri no minsi. Natwe twumva dushaka gushyira itafari ryacu ku murimo w'Imana, tuvuga imirimo n'ibitangaza Uwiteka yakoze. Se nawe waba ubizi ko hari imirimo Imana igikora? Hari ibyo yagiye ikora ku buzima bwacu. Yego. Murakoze cyane. Nitwa Uwambaje Anisia. Yego. Mfite imyaka 30 y'amavuko. Arongera ijwi kugira ngo abakunzi bacu bakumve cyane. Navutse mu mwaka w'1994. Yego. Mari ibyumweru 2 mama arapfa. Ntabwo nzi umubyeyi wanjye. Sorry. Ubwo rero ngewe muri iyo mibereho yanjye nakomeje gukura ndirwa n'ababyeyi bavukana na mama. Yego. Ndakura ngeze igihe cyo kujya kwiga ndiga. Ariko nimba habaho ibintu bibabaza mu buzima ni ugukura utazi ababyeyi bawe. Ndakumva. Muri iki kiganiro rero ngewe ndashaka gushishikariza abantu babayeho mu buzima bwa gipfubyi kugira ngo bakomere. Kuko umuntu wese wageze muri Yesu Kristo abasha kumukomeza akambara imbaraga. Ubwo rero ngewe sinigeze nonka ibere nk'abandi bana. Nkurira muri ubwo buzima bukomeye cyane. Birumvikana. Abandeze bajya bampa ubuhamya bw'ukuntu bagiye bahunze bansiga mu nzu njyenyine. Kandi urumva narindi uruhinja 94. Bansiga mu nzu njyenyine, bagenda ibirometero nka 30 bibuka ko basize uruhinja mu nzu. Ibyo bintu iyo mbitekereje mpita numva nshimye Imana. Birumvikana. Nkabwira Imana wanciye iki kugira ngo umpe agakiza. Yego. Nkumva ndanezerewe cyane. Ubwo rero mama yaje gupfa, mvukana na musaza wanjye turi 2. Ubwo ngubwo turegwa no kwa ba mama wacu. Mba muri ubwo buzima turakura. Tumaje gukura mama wacu watureraga arashaka. Ahantu rero nshaka gukomeza bene data, yamaje gushaka dusigara mu nzu turi 2 ngiye na musaza wanjye. None urumva mwari mubaye imfubyi burundu? Twari tukiri abana bato cyane uburyo bwose bushoboka, ku buryo mu mudugudu batwitaga Nyanshya n'ababo. Nabaga mvuye ku ishuri bakambwira ati se baba ari hehe? Nyanshya nguri yaraje. Nkahorana icyo gikomere cy'ubuzima, nkakigendana ku ishuri, nkakigendana njya kuvoma, nkakigendana njya gusenya. Ariko nkura numva ko byanze bikunze umwami wanjye ndi hafi. Amen. Ubwo rero byaje kuba ngombwa yuko hari inzu twabagamo kwa mama wacu. Ba nyogokuru bari barapfuye. Biba ngombwa ko bagabana inzu y'umuryango. Aho niho natangiriye kumenya ishuri ry'ubuzima. Mu kuvuga ukuri baraje baravuga ngo turashaka inzu y'umuryango tukagabana ibya data na mama. Inzu barayisenye, tubura aho tugana, tubura amerekezo, ibintu biratuyobera. Musaza wanjye yarageze mu mwaka wa 5 primaire, ngewe ndi mu mwaka wa 4 primaire. Yahise areka ishuri aza mu mujyi wa Kigali gushaka ubuzima. Aje gushaka ubuzima, ba mama wacu nabo baravuga turi mwana ntago yaba wenyine.
ati yahita yangara. Baramfata, nari nkiri umwana w'umwangavu, barandera. Musaza wanjye akomeza gushakisha amafaranga mu mujyi wa Kigali, aragaruka araza dufonda inzu yo kubamo. Ikintu cyaje kumbabaza mu buzima bwanjye mu mwaka wa 2009, ni umwaka ntazibagirwa mu buzima bwanjye kuko nibwo nari ntangiye kumenya ubwenge nyirizina n'imibereho. Inzara yaraturiye njye na musaza wanjye, iraturya turi mu nzu twenyine, tukajya tufata avoka tukazirya, bugacya nkafata avoka nkasiga ku maguru no ku maboko, nkisiga mu maso. Buri impamvu nkunda kunezerwa, ntabwo nigeze nishima mu buzima. Njyewe navaga ku ishuri nkaza nkarara ndira bugacya, bugacya mu gitondo nkajya ku ishuri, nkirirwa nisararanga, nkirirwa nsetsa abantu, nkirinda stress. Kuko nagiye nkomereka nimba habaho ibintu bibabaza, ariyo mpamvu ndimo gukomeza abantu banteze amatwi. Kubaho udafite ababyeyi bakuri hafi, ubuzima bwa gipfubyi burababaza. Kubaho udafite n'umuntu ukubwira ngo pole, ni ibintu nabonye mu buzima bwanjye byambabaje mu buzima, ariko Yesu yarankomereje, arankomeza. Ni ukuvuga ngo rero 2009 inzara yaraturenye musaza wanjye, tukajya turyama tukarira tukabura uduhoza. Abavandimwe n'inshuti bamwe bakatuzanira ibyo kurya, ariko uko tugenda dukura tugenda dukuza imibereho no kumenya ubuzima, dutangira tujya duhinga, tutagira twiharika, ibyo kurya biratangira biraboneka. Ariko ubuzima bwo kurya avoka bwaradukaranze uburyo bwose bushoboka. Imyaka yageze ahishira mu butaka kuko twari tutaramenya guhinga nyina musaza wanjye. Tukajya dukura imijindiri y'ibijumba, tukayiteka ikanga gushya, nkayihekenya. Musaza wanjye we bikamunanira akiryamira, umuntu w'umuhungu burya yitonda, ariko njyewe byaranyoberaga nkayihekenya. Uko umuntu utaronse buriya, niyo n'ubu ngana gutya, niyo ndwayeho gato birumvikana ari ibyo utarigeze. Kuko umuntu ngo abataronse ariya mashereka y'umwana akiri umuhondo, mpita mpungabana cyane kuko ngomba gushaka ukuntu nibungabunga. Ubwo rero twakomeje kuba muri ubwo buzima, ubuzima buraturya. Nkomeza amashuri, musaza wanjye ageze ishuri ararireka. Nakumubwiye ko yaje gushaka ubuzima, araza turubaka. Ikindi kintu cyambabaje mu buzima, iyo nzu twamajije kubaka hamaze umwaka umwe wonyine, inzu iraza imvura y'amahindu irabusonyagura neza n'ububati neza neza neza. Navuye ku ishuri bantangirira mu mpinga mva ku ishuri, bati noneho urajya hehe? Nayo yasenyutse. Urerekeza hehe ko inzu yanyu yasenyutse? Numvishe mbabaye cyane. Nderekeza hehe? Ese Mana noneho ndirire nde, nganyire nde? Ikintu cyambabaje mu buzima ari nacyo cyatumye nkizwa. Icyo gihe nifuje gupfa, numva nakiyambura ubuzima. Ndavuga nti wagenda nkiyahura, nkaba mama wansigiye iki? Kuki wambyaye ugahita upfa? Iyo umbyara wamara gupfa nanjye nkigendera, ko ntari kuruhura n'imiruho y'isi. Icyo gihe ndababara cyane, ndangije ndamanuka ngenda nicara muri icyo kibanda hori, icyo cyaguye, ndarira. Abantu baraza barampuza nti nimundeke ndire, aho ndi buhorere ndatuza. Njye rero nari umwana ugira amahane, kubera ubuzima nari ndimo. Umuntu yaramvugishaga tugahita turwana no ku ishuri, nkahita ndwana nawe, nkumva umujinya yisunyije. Nawe ni mundeke ndije, aho ndi buhorere ndatuza. Nararize cyane nk'amasaha 3, ndarira, aje kurira ndihanagura. Musaza wanjye ubwo akavuga ati rwose mushiki wanjye aho ari buvuye ku ishuri wariyahura. Ubwo naraje ndarira, numva ndahoze ndatuza. Duhita tujya mu buzima bwo gukodesha. Muri abana? Turi abana, twari abana.
yari afite imyaka 17, ngiye mfite imyaka 14, andusha imyaka 3. Tujya mu buzima bw'ikode, ubwo urumva natangiye kuba umwangavu, natangiye gupfundura amabere, simfite mama uri bumbwete mwana wanjye uritwara gutya, ariko umwami Yesu yagiye aturinda. Imana yagiye imbera mu ruhande, muri ubwo bupfubyi, muri uko kubura ubujyanama, muri uko kubura ubufasha, ariko umwuka w'Imana yagiye ambumbatira imbere. Yego. Bishatse kuvuga ko icyo uzaba cyo kiragutegereza kugeza byanze bikuze igihe kizasohorera. Ijambo ryayo ikarinda n'uwo yaribwiye. Njyewe ubwo ngubwo iyo nzimajije kugwa nibwo nahereyeho nshaka agakiza. Yego. Ukiri umwana ungana utyo. Ubundi nari umukatolike, ndirimba muri korali yitwa Sainte Cécile hariya muri Musha, kuko mvuka mu karere ka Rwamagana n'ubundi. Yego. Hanyuma ubundi ndakizwa, ndavuga nti reka nze Mana nkwiyegurire, kuko ni we mubyeyi wanjye, ni wowe data. Nkwiyegurire kuko ndeba epfo na ruguru byanze. Nibwo natangiye kujya gusenga. Bwa mbere nagiye mu nzu y'Imana, umuntu yaraje arambwira ngo mva uko Imana imbwiye. Imana ndongera ndamureba ngo mva ukuntu Imana imbwiye, ngo nakuremye ntarakurema, nakumenye ntarakurema, ngo ngushyiraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Yego. Numva ayo magambo ndabyumvishe, ariko numva simbisobanukiwe. Nuko ndatuza nkura gutyo. Majije gukura ngera mu mwaka wa 2 segonderi, nari mfite umushinga undihirira. Urumva ntabwo twirihiriraga. Yego. Ndiga musaza wanjye muri ako karere ka Rwamagana mu murenge wa Musha, hari ahantu bacukura amabuye y'agaciro. Yego. Ajya gushaka y'ubuzima, abona amafaranga, amaje kubona amafaranga ahita yubaka inzu mu kibanza cya mama. Yego. Amaje kubaka inzu aravuga ati rero mushiki wanjye ngiye kwishakira umugore. Nari ngeze mu mwaka wa 5 segonderi. Icyo gihe nahise nkura n'ikindi gikomere mu buzima, igikomere ntazibagirwa. Ubwo umusaza wanjye amaje kumbwira ko agiye kubaka urugo, ubwo nanjye nahise ndeba kure, ndatekereza mama nzajya mva ku ishuri nigaga muri ano mashuri n'ubundi ya esi, nzajya mva ku ishuri nze ntahe nimugoroba, ejo gutya ejo gusemana ubuzima mutakoze ibintu nk'ibyo. Nabitekereza cyane. Ikintu kijya kimbabaza mu buzima bwanjye ni ukuntu nacikishije amashuri yanjye, kandi wari ugiye gusoza. Nari umuhanga mu ishuri uburyo bwose bushoboka, ariko kubera ubuzima nari ndimo byatumye cikisha amashuri yanjye. Niyo mpamvu ndimo gukomeza abantu bari kunyumva, bankurikiye, kugira ngo niyo waba udafite umujyanama wawe, Yesu akuri hafi. Niyo waba uri imfubyi idafite epfo na ruguru, tumbira Yesu niwe gisubizo cyawe. Byanze bikunze umwami wawe azakugirira neza. Wikumva ko ubuzima bwawe burangiriye aho. Oya, Yesu akuri hafi. Icyo gihe narihebye cyane, bituma ntakaza amashuri yanjye. Yego. Nari ngeze mu mwaka wa 5 segonderi. Hanyuma nkaba mfite umugabo ubu tuvugana tubana. Yego. Yarankundaga cyane, uko ngiye ku ishuri akambona akankunda, ariko njye ntabizi. Yego. Ageze aho rero arabinganiriza, turakundana bisanzwe nk'uko abakobwa bakundana n'abahungu. Nawe akifuza ko tubana, ariko njye mubwira nti njyewe nziga ndangize, nimara kurangiza nibwo tuzashinga urugo tukubaka. Yego. Umusaza wanjye amaje kumbwira gutyo, nahise numva umutima wanjye ujugunye amahoro yawo. Numva ndihebye cyane cyane, aravuga Mana noneho nderekezayo. Byabaye ngombwa yuko ashaka umugore, nanjye mpita nshaka umugabo. Nawe ushaka umugabo. Yashatse akiri umwana, nanjye nshaka nkiri umwana. Nashatse mfite imyaka 19. Mba ntakaje amashuri yanjye. Abantu benshi iyo mbabwiye
amashuri narangirijeho kuki wibujije amahirwe njyewe ni nayo mpamvu nifuje kuba nakomeza abantu kuki wibujije amahirwe yo gukomeza amashuri inshuti yanjye unkurikiye garukiraho yego garukiraho wikumva ko ubuzima bwawe burangiriyeho nibyo ahubwo yakomeza inzira watangiye umwami Imana azagushoboza njyewe nahise nitakariza icyizere izo ngaruka zose ninjye waziteye mba ntakaje amashuri mba ngiye kubaka urugo uri n'umwana mvuye mu ishuri ndi n'umwana mvuye mu ishuri ry'ubuzima narindimo mpise ninjira noneho mu ishuri rusa ayandi abamama bankurikiye urugo ni ishuri cyane cyane pe wikumva ko ubuzima uyu munsi bwakunaniye ngo wumve ko ugiye gusenya urugo wisenya urugo kubw'ikibazo wahuye nacyo kuko gusenya urugo ku buzima bwawe ntabwo ari cyo gisubizo kiri imbere yawe ahubwo wowe hanga amaso Yesu umubwire byose umuganirize kuko arumva Imana yacu irumva uriya muririmbyi w'120 aravuga ngo mwijuru imbere y'Imana mfite umuntu mvugira kandi uwo muntu ni rukundo iyo umubwiye byose arakumva njye rero nabuze amahitamo yanjye icyo kintu kijya kimbabaza ubwo ngubwo nahise ninjira mu ishuri ry'ubuzima bw'urugo nubaka urugo ntawongete urugo rwubakwa rutya navuye mu ishuri na birote y'igihembwe cya 3 bayinzaniye mu rugo iwanjye narashatse abana twiganaga njyewe ubundi ndi umusosiyabure no ku kigo nigaho nari umuntu ukunda kumva ntashaka kwistress yego mu kuvuga ukuri banzaniye birete bararira cyane ndabagana ni mukomere nuko bigenda ubundi abenshi abana b'abakobwa bashaka cyangwa se bareka amashuri kubw'inda babateye inda njyewe nashatse atari uko bantereye indi wacu cyangwa nabaye ikinani byari bitewe n'ubuzima nari mbayemo ndakumva ubwo ngubwo njya mu ishuri ry'ubuzima nshaka mu muryango nashatse 2014 yego 2015 mbyara umwana w'umukobwa 2016 umwana ararwara umwana turavuza uburyo bwose bushoboka hanyuma umwana yaje kugwa muri CHK tumutakajeho amafaranga atagira ingano nuvuga ngo ubuzima bwose twari dutangiye gufonda twahise burangirira ku mwana turamuvuza n'umwana turamubura mwana we ndababara cyane none igikomere kirushaho gushibuka iyo uhuye n'ikibazo wari usanzwe n'ubundi ufite ikibazo byanze bikunze igisebe gihita gishibuka cyane igikomere cyahise cyongera kirazamuka cyane ndababara umwana wanjye ko ari we wari ugiye kumbera igisubizo ubusemana noneho kubera gusenga Imana irankubye ati humura mwana wanjye nzagushumbusha ubu ndashima Imana kubu tuvugana ndi umubyeyi w'abana 3 mfite abahungu 2 n'umukobwa umwe ubwo se ko umuntu wiringiye Imana hari ikimana yamubura njye Imana nabonye impoza amarira Imana muri ako kanya mbyara undi mwana ndavuga nti ntabwo mbyemera ndashaka kubona ikimenyetso cyawe cy'ibyiza mpita nshyiraho undi Mana yanjye numva ndanezerewe numva Yesu agenda nyomora numva ngiye nkomera nsubizwamo ibyiringiro gise n'andi mahirwe umugabo wanjye turakundana umugabo wanjye najya gusenga mwana rwose Mana umugabo wanjye ngiye gusenga ati genda kandi ugenda amahoro nkagenda nkasenga Imana iradukomeza Imana itugirira neza ariko muri iryo shuri ry'ubuzima ubu nari mfite iduka ndi umucuruzi muri quartier ninjizaga 50 ku munsi ariko kubera ishuri ry'ubuzima
twagiye kubona tubona iduka riyoyotse, ntawa giranye amahane n'umugabo cyangwa n'umugore ngo tuba twagiranye amakimbirane, ibintu bituyoyokaho tubireba. Ariyo mpamvu ndimo gukomeza abantu, wikumva ko ibihe urimo turi mu bihe bikomeye, turi mu bihe bigoye, urajya kubona ukabona ubuzima buragucanze, ariko egera Imana, yegera uyibwire byose. Twari abakire bo mu rwego rwo hejuru, birumvikana. njyewe iwanjye n'umugabo wanjye twari abakire, twari dufite imitungo ihagije, ariko Imana ijya yemera ko ibyo byose bigushiraho. Irabyemera. Imana ijya yemera yuko uva mu nzu yawe ukajya mu ikote. Imana yo mu ijuru irabyemera yuko uva mu cyiciro wari urimo ukajya mu kindi, kuko ni ibintu niboneye. Abantu bose barakangarana, umugabo wanjye yari umukire wo mu rwego rwo hejuru, ariko natwe twisanze muri ubwo buzima. Natwe iyo turebana turibazanya. Ikintu cyanshimishije mu buzima ni uko tutigeze duhemukirana ngo umwe avuga atawa undi atawa. Icyo nicyo kibabaje muri iki gihe cya none. Ingo zo muri iyi minsi, abankurikiye muri iki kiganiro, ndabagira inama yo kwiyubaka, ndabagira inama yo kwegerana, mugahuza ibitekerezo, mugahuza inama, kuko iyo umwe atangiye kwitana undi awa, urugo rurasenyuka cyane. Twariyubatse, dusangira akabisi n'agahiye, inshuti n'abavandimwe birabayobera. Niyo mpamvu burya rero uko wambonye haranezerewe. Yesu yaranyuze cyane. Nkunda gutera amakorasi nkumva ndakomeye. Ikintu kijya kimbabaza mu buzima ni uko ntagize impano yo guhanga ngo mpange indirimbo, ariko ntacyo. Ibihimbano by'abandi biramfasha, nkumva nsubijwe n'izindi mbaraga, cyangwa se wenda nabwiriza ubutumwa nkumva nanjye hari izindi mbaraga nongeye gufata, kuko hanze aha ni habi, hanze aha haragoye. Kuba mu buzima uri wenyine kandi utakabaye wenyine, ibyo ni ibintu niyiziho cyane. Ni mu ncamake, ni ibintu niyiziho cyane. Kuba mu buzima wumva uri wenyine, hari igihe njya gusenga nkagenda nkidagadura nkishima nkumva ndanezerewe cyane, ariko natirimo ku muryango w'urusengero cya gikote cya gahinda gasaza kikaza. Ariyo mpamvu ndimo gukomeza inshuti n'abavandimwe, kigahita kinyorosa, ubwo nkinjirana mu rugo agahinda, nkinjiranaga mu rugo umubabaro, ugasanga ibyo nari ndimo bitaye n'agaciro. Oya, tumbira Yesu niwe gisubizo cyawe, umwiyambaze akuri hafi. Ni ukuvuga ngo njyewe inama nahaga inshuti zanjye, abanteze amatwi, nimutumbire Yesu kuko niwe mahoro yacu. Namubonyemo nk'inkomezi. Hari ikorasi dukunda gutera iwacu ivuga ngo inkomezi z'Imana nizabera abarwanisha. Amen. Inkomezi z'Imana nizabera abarwanisha. Tudafite inkomezi z'Imana ntabwo twarwana urugamba. Tudafite inkomezi z'Imana uru rugendo ntabwo twarukomeza. Impamvu twibumbatiye njyewe na sheri wanjye tukaba umwe, nuko amaraso ya Yesu yaje akatuminjagirwa, turakomera. Twagiye no mu makeredi inshuti yanjye, umubyeyi ntaho tutageze. No mu makeredi twarahagurutse, koko umuntu w'umucuruzi, umuntu twacuruzaga tugahaguruka tugakora. Napimaga ibiro 75. Kiye nibyo napimaga, biba ngombwa ko ntakibipima. Ariko ukundi biranyuze, kandi nanyuzwe na Yesu. Iyo nza kuba umugore utari muri Yesu, ariyo mpamvu ndimo gushishikariza inshuti zanjye, ntagomba nyubatse urugo. Njya mbikunda kubibwira abamama b'inshuti zanjye, njyewe Mana yanjye ntagomba nyubatse urugo, ariko Yesu yaraje arambumbatira.
amen. Aleluya. Yesu yaraje arambumbatira arankomeza, kuko inkomezi z'Imana ari zabera abarwanisha. Umuntu udafite inkomezi muri iki gihe urugo rwe rurahiye cyane. Umuntu udafite inkomezi muri iki gihe, yewe mukobwa, kakubayeho. Nibyo. Uzabura amafaranga, wumve ko byanze bikunze ugiye no gutanga umubiri wawe kugira ngo ukunde ubeho. Aho ntabwo ari igisubizo kiri. Mana yanjye, amen. Ndanezerewe. Aho ntabwo ariho igisubizo kiri. Igisubizo kiri kwa Yesu wenyine. Niwe utanga amahoro n'ubugingo. Wikumva ko bikuyobeye, kuko Yesu ni karuhura. Nibyo rwose. Ndabashimiye rero. Nishimye. Natwe turagushimiye cyane, kubera yuko najyaga kubona nkabona umunezero ugira. Nyine ntago nahitaga niyumvisha ko nyuma y'uriya munezero habanje biriya bintu byose. Ariko ndanezerewe kuba waranyuze muri ibi bintu bikomeye gutyo, ariko ukaba ukiri wowe. Nukuri. Ukaba ukibasha guhamya Imana, ukaba ukibasha kuvuga Imana, kandi nukuri Imana iha umugisha umugabo wawe. Nukuri ndamukunda. Nabibonye. Aho arabyumve, njyewe umugabo wanjye ndamukunda. Nabibonye pe. Nabibonye, uri umwe mu bagore bake bahamya ko bakunda abagabo babo. Nukuri arabizi ko ntamuryajya nawe rwose pe. Nukuri umuntu mwanyuranye muri ubu buzima mukagira amafaranga angana kuri agashira, birazwi, agashira mukamanuka mukagera ku rwego buri muntu wese abareba akabibazaho. Nta guciye mu ijambo, twagiye muri izo za keredi. Keredi turazikoresha, nazo zirangira tuguye manka n'amasambu aragenda. Ariko turiho kubera Yesu. Mana ishimwe. Nukuri turiho n'ababebe bacu. Mana yanjye, nzabyara n'abandi ngiye. Mba numva mbishaka. Nubwo muri iyi si bitoroshye, nubwo bitatworoheye, ariko mba numva ari wo muteto mfite. Kwifuza ko umuntu n'ubundi niko kumuhesha umutsima. Njye mba numva muri jye, mba numva ari ibintu binejeje cyane. Nukuri. Uko ni impano y'Imana. Imana iguha umugisha mwinshi cyane. Tuvuze imirimo y'Imana ntabwo twayirangiza. Imirimo y'Imana ni migari, ni migari. Imana yemeye ko umwana nyina agenda, umwana afite ibyumweru 2, ikamurera kugeza izi saa tukaba turi kumubona ari umumama, nawe ari mama w'abana. Ni iby'agaciro. Iyo ni imirimo y'Imana ikomeye. Inshuti zacu n'abavandimwe bakurikiye IBTV Rwanda, turabifuriza kumenya imbaraga z'Imana zibana n'uruhinja nyina yasize ari uruhinja, zikarurera rugakura. Ntibivuze ko urwo ruhinja rutazatambuka mu bibazo. Ibibazo bizaza, ariko Uwiteka yahagararanye nawe. Ngirinda ijambo ryayo ikarindana n'uwo yaribwiye kugeza irisohoje. Mana yo mu ijuru ihabwe icyubahiro. Abantu bose bari badukurikiye, ndabinginga kugira ngo rwose mubane natwe, mukomeze mwumve imirimo y'Imana. Ni byinshi uyu mumama yababwira, ni byinshi pe. Hari n'ikindi gihe tuzongera tukamuhamagara akazana n'umugabo we, akatubwira imirimo y'Imana, noneho bagahamya Imana bazi, babonye Imana yabo bwite. Ntabwo ari ya Mana twumvanye abandi bantu. Mana ishimwe. Imana iguha umugisha mwinshi. Turagushimiye, wakoze kubwo butumire bwacu. Twumvaga tubyifuza pe ko tuganiriza ubuzima bwawe, ariko Imana yo mu ijuru iguha umugisha. Ni nako nsabiye umugisha abantu bose baduteze amatwi bakumva ibiganiro byacu. Hanyuma ni nayo mpamvu tubabwiye ngo uwumva yifuza wese kuza kuvuga Imana, uru ni urubuga Uwiteka yaduhaye kugira ngo tunyuzeho imirimo y'Imana. Iki ni igihe Uwiteka turemeye kugira ngo natwe tukishimireho. Hari benshi batambutse bavuga imirimo y'Imana, natwe turashaka gushyiraho itafari ryacu kugira ngo tubwire abantu Imana ikora, Imana ivuga. Turabashimiye abantu bose babanye natwe kuri IBTV Rwanda. Hanyuma tubabwira ngo umuntu wese wifuza kuza kuvuga imirimo y'Imana, 078 53 91 691 078 53
91 691. hanyuma ubane natwe uduhamagare, tuzakwitaba rwose, tuzaguha karibu aho waba uri hose. Niyo waba uri wawe mu rugo bikaba ngombwa ko tuza kukuganiriza turi mu rugo, nta kibazo tuzabikora rwose, kuko nicyo tubereye ahangaha, kugira ngo abantu bose tubabwire imirimo y'Imana. Wakoze, Imana iguha umugisha mwinshi, turawugusabiye. Reka dusenge Imana hanyuma dusoze. Mana ugira neza, turagushimye ku mirimo n'ibitangaza wakoze. Warakoze, uri Imana igisezeranya kandi igasohoza. Uyu ari umwana akiva mu nda y'umubyeyi we, ntabwo yari azi yuko uyu munsi azaba yitwa mama w'umuntu, ariko warakoze kubw'urugendo rurerure wagendanye nawe mu myaka 30, ukamuha kuba yitwa mama. Cyubahiro n'ikibi cyawe, hari byinshi agukeneyeho. Reka wongere umugarukeho mu izina rya Yesu Kristo. Reka wongere umuhe kwishima, umutima we uwuzuza ibyishimo. Reka umugenere ikimukwiye, kandi kuko uri Imana wowe uzi ibimukwiriye kuruta uko twebwe twabitekereza. Ibyo byose ubimuhane n'abera bose mu izina rya Yesu. Amen. Imana iguhe umugisha mwinshi. Murakoze cyane.